ndagufite nshuti nanjye ndagufite wamuzikise hamuzikise umuntu utagikeke kandi waruteye apeti. Imihanda mon cher, Mihanda. D'ailleurs la petite histoire c'est que nagize nari nafashe imodoka ngeze ahantu ndatakara completely, mpamagara umutipe umushuti ngerageza kumuyoboza, arambwira mbaza aho ndi, ndamubwira bigeze ahantu araseka, we ntabwo yanabyumvaga, ndamubwira nabuze ukuntu nagera aho ngomba kujya, aranyexplica papa mfata inzira ndahagera, me antuka imihanda iri mu bintu byantangaje cyane. Umva ira ni secret defense ntago nabikubwira complètement, ntago nakubwira. Umva abansetse ni benshi, zaba ari nibanga ryanjye tu nta kandi mu mabanga mfite tu. Nafashe uriya muhanda uca imbere ya Memorial ngera hariya hari École Belge, puis ndamanuka, ntabwo uriya muhanda naramuzi, peut-être ko nawuciyemo umva ULK kera, ariko vraiment n'imodoka kuhakora hose kwaca hose yari ibya mbere, kandi mon cher gutwara uriya musozi wumva ari ibintu bindi. Aho gusohokera ntabwo mfite ahantu hari vraiment précis, ariko voilà nagize amahirwe yo guca tena i Musanze njya no mu Rubavu, mais navuga ko mu byo kurya imineke cyane cyane yandi mito migufi kamara masenyi, mon cher nayiguze ejo bundi mu rugo ndi kwa sister, and trust me iyo nariye ntabwo byumvikana menshi cyane. narangije amaseri ari muri quartier yari ibindi but byari bishimishije cyane. Navuga ko yari bivanze, harimo business and pleasure. Imusanzeho nagomba gusura petite sœur n'undi mukazini wanjye Omar, petite sœur yitwa Aza. En fait haraka hotel bahagarariye kitwa Migano Café. Mon cher, à une période de ma vie nabaye mu Bugande, so hari ikiryo abantu bose babaye Bugande bazi Rolex, niba utakizi uzagenda Imigano gerageza uzareba. So hariya cyari kinjanye ari kujya gutestinga Rolex zimusanze, en tout cas nabaha 10 out of 10, narabikunze cyane kuri Migano Café. Et puis tujya i Rubavu bien sûr, hari gusura mu famille mukecuru ubyaye mama, ariko no gutembera amashyuza n'ahandi hose. Mwita sheri wanjye, uriya ni she's actually my best friend. Niwe wandeze nkiri umwana, so pour moi ntabwo akiri grand-mère nkuko bavuga cyangwa tate, ni mama. Kunkumbura byo nanjye nari mukumbuye cyane ko mu minsi ishize yaranarwaye, so kuri twebwe yari byishimo kumusanga ari muzima, profitana abona abana natwe turamubona, so c'était juste incroyable en fait. Gusenga kananyibutsa ngo kuki ntagaruka kuri iyi ndimo z'Imana iyo iracyari fight ya hatari, ntabwo twari twarangiza kugaruka muri gospel of course, mais voilà hari n'ibindi byinshi bitandukanye. En fait nagiye mu Bubiligi muri 2011, et puis hari management yitwa Hakuza bansinye, harimo abanyarwanda n'abandi b'abanyamahanga. Mu ma condition twari dufite nuko en fait ugiye nko kuri internet, kuri YouTube ukandika Faisal, haza aba Faisal nk'igihumbi, mu bihugu by'Abarabu c'est un nom commun, ugasanga abantu benshi bitwa Faisal. Hakaza Faisal kina film cyangwa se uri muri musique cyangwa se mu bindi bintu byinshi, so kuri bo byari bigoye, bishiraga mu mwanya w'umuntu umeze nk'umufan cyangwa se umuntu wese ukunda umuziki. Igihe banshakaga ntago bangeragaho direct, wagombaga kongeraho Rwanda, ariko mu by'ukuri Rwanda ni igihugu cyanjye nkunda, ariko ntabwo ari izina ryanjye. Kuzamubona umuntu atazi ko ndi umunyarwanda byari kumugora kumenya aho azahurira n'ibintu n'ibihangano byanjye.
alors mu makonseil bampaye barambwa voilà il faut ko tubona indi izina riri just common ariko ritanahinduka abantu bose bazumva. So kuri jye byaragoye au départ parce que voilà guhindura izina ryanjye kandi hari ibyo nakoreshaga ritampangamiye, c'était aussi quelque chose de très important. Mais bon, ku nyungu z'akazi bien sûr turadesita tuvuga reka tubikore. Ikindi nuko voilà Faisal n'umupapa afite umugore afite abana cyangwa se yabakora akandi kazi kariko kose, mais muri cadre y'umuziki il y a des limites en fait à avoir. Pour moi nagomba gukora ikintu ndi sûr ko iki kintu ntago kizambangamira iminsi iri imbere. Du coup on a décidé quand même de changer le nom et on fallait twahisemo gufata izina zaba ryoroheye abantu bose et qui pourrait nous donner une possibilité yo kumvikana ku mbunga zose en fait d'une façon générale. Hari icyo byongereye cyangwa byagabanyije simplement voilà turi muri business aho ugomba kuri unique bakuva you actually need to be outstanding. Faisal ni benshi code uyandika naka ndi njyenyine, so kuri jye hari icyo byiyongereyeho kandi cyane cyane ko n'ubu ngubu ahantu hose njya hano yaba mu Rwanda yaba hehe igihe banyise code bituma de mon côté bigaragara ko quand même ibyo twashingiyeho tufata ririya zina hari ko byari bimaze kandi voilà abantu bakunda no kumenya pourquoi code en fait nkuko nawe wabimbajije pourquoi mwahise muri iryo zina kuki mutahise muri indi je sais pas Stizo, Fabrice, Yvan cyangwa se donc voilà ku mpamvu zizi nibi twahisemo iri zina par rapport à ça et ça so biterwa nibyo twashaka kugeraho kandi je pense que d'une certaine façon nibyo twashakaga et voilà le résultat est là. Harabanyitaga Faizo, hanzo banyitaga Fizo bakanyita amazina menshi ariko code ndakeka ko ni izina ryoroshe ntago rigoye, so dana monai natembereye hari hafi ya yo mu Gakinjiro abajama baraza baransuza ariko bose nta numwe wampamagaye Faisal yari code bimeze gute wangu. So je pense que ni izina ryumvikana kandi rega abanyarwanda turajijutse code tuzicyo bivuga kuri gendi nahisemo je pense akazina keza kanira tuvuga ko niko keza ku bahanzi bose abazatangira beef ibyo birabareba, but anyway kuri jye je trouve que c'est un nom qui valait la peine kana nahisemo neza ko. Et voilà en fait mu byukuri business itandukanye ubu ngubu umuziki igihe tari njyewe mba ndi gukora n'abandi bantu. Pour l'instant turi mu bintu bya cinéma, hari na film nakinyemo ejo bundi yitwa Kursk irimo mu acteur uzwi yitwa Colin Firth w'umwongereza. Mais à part ça hari collectif cyangwa se ntago nayita association mais en tout cas turi benshi twitwa ADC. It's actually very best muri Belgique ariko bafite n'ahandi hantu bakorera mu Faransa. Et puis uvuye kuri ADC ukongeraho Shivas Firm iyobowe n'umugabo witwa Sibor w'umukamerune. Niba ntari muri musique ndacyari muri kindi gice cya art cya entertainment ni cinéma. Et puis atari nibyo mba ndi muri production y'abandi bahanzi bamwe n'abandi ndi gukoresha cyangwa se ndi gufasha mu gutangira n'ibindi. Uzajya hose ushaka uzakora icyo ushaka cyose mais ntahakurutira mu rugo. So pour moi oui je suis né au Congo, navukiye muri Congo ariko I'm proud to be Rwandese actually. So kuri jye nta nubwo ari n'ikintu gihambaye natashe mu rugo parce que nari kujya muri vacances ahandi hose ariko nahisemo kuza hano parce que niho nisanzura kandi mushere gukumbura mu rugo ni bya mbere me u Rwanda n'icyo utakumbura si mu Rwanda byose birahari. Ubu ngubu aho ntuye mu Birigi bafite 40 degrees uribaza ubwo bushuhe ariko reba aho turi la vie est belle, ubuzima ni buzima ni byiza. So pour moi vraiment simple, je pourrais nagaruka byo anytime. Hari ebyiri ya mbere ni Uranzi parce que nayandikiye mu partner wanjye actually yitwa Ngenzi Mucyo Giselle. You are my love, you are my baby, you are my
kuri jye c'était très important yari façon yanjye yo kumuvuga cyangwa se kumushimira d'une manière générale. Et puis iya kabiri ni Chérie muzo twakoze mu minsi ishize. Actually that's the latest nizo muzo nasohoye zanjye bwite. Nayo it's still about my partner ariko yari comment je pourrais dire un petit clin d'œil narimo kugerageza kubwira n'abandi bose pembeni parce que ndi kuyandika hari umushuti wanjye cyane witwa Innocent tumwita Passy en Belgique qui urebye ukuntu abanye n'umugore we vraiment c'est un très bon couple. La femme s'appelle Marie Nelly. C'est un très bon couple, c'est un couple qui donne un exemple. Et du coup pour moi je me disais voilà nigute nakwandika kubera ubuzima bwanjye c'est pas nécessairement ikintu cyambayeho mais ça peut être aussi ibyo naciyemo cyangwa se ibyo mbamo buri gihe. Reka nambare rinete mbwira bivuge neza byo ntabwo ureba mu maso. Okay, gone. To be honest, Clément yanditse iriya ndirimbo turaza turandika hamwe mais c'est plutôt une histoire de quelqu'un d'autre. Ntabwo yari twebwe ngewe cyangwa Clément en particulier. C'est juste que kuri jye c'était une chanson qui yari ifite vraiment impact nini kuko iyo même histoire yabayeho kundi musore la même période kandi nagomba kujya no mu bukwe bwe nagomba kumubera garçon d'honneur et tout le reste. So byahuye ko on était en train d'écrire une chanson twamenya ukuntu tuzayita cyangwa se n'ukuntu tuzayirangiza tukiri kwandika et on s'est dit pourquoi pas ça. Alors personnellement non ntabwo yari jyewe ntabwo yari na Clément cyangwa se mu bandi bahanzi twari twakoranaga hamwe. Non, c'était juste une histoire y'undi muntu byabayeho turavuga voilà ni ibintu byabaho et tuhita tuyandika gutyo kwa Clément cyane parce que ni nawe wazanye n'icyo gitekerezo ariko je pense que tugomba kumubaza wabona peut-être hari ibyo yaduhishe tutazi niba byamubayemo. Bon je sais que icyo gihe nyine yari non nta muntu yari afite dans le sens twavuga ko yari ari prêt yo kuproposa parce que voilà finalement il a choisi la meilleure et la bonne et la seule. Et en passant je salue Kabebe, maman Batoto. Honnêtement, je ne crois même pas que il y a une période de Clément yara ziranye na Knowless. Mais peut-être qu'on y bêche, mais non, je crois pas. Non, je crois pas. Ben écoute, voilà, ngewe personnellement Knowless ntago muzi. Dans le sens tuvuge ngo twaricaye turaganira turi inshuti cyane nabo nkubeshe. Ibyo mu bintu bimwe mu bintu ndegreta nuko j'ai pas été muri mariage yabo kandi Clément ari mu bantu banyambariye muri mariage yanjye. J'aurais vraiment aimé, nari ko ndi mu Rwanda definitely nari kubikora mais malheureusement byahuye nuko nari ni mu Bubiligi à ce moment-là. Maintenant j'ai eu l'occasion gura na Knowless mu bintu bitandukanye cyane ko habagaho par exemple za ndirimbo za PSI za SIDA cyangwa se zo gukangurira abanyarwanda mu bintu bikorwa bitandukanye ugasanga ndi mu bahanzi batumiwe ariko nawe arimo tugahura gutyo. Mais leur histoire honnêtement je pense que ni nawe nabaza parce que niwo wari uri hano kuri terrain je suis sûr ko wabuze byinshi wambwira mais je pense que d'une manière générale c'est quelqu'un de très avisé ntabwo ahubuka. So niba yarahisemo kandi akahita kubikora uwo munsi nuko yari siri ko uwo munsi nyine iyo mpeta ntabwo bazamubaza nyuma cyangwa se nta n'umuntu uzamubwira ngo kuki yari uwo munsi yahisemo. So voilà, je pense que c'était le bon moment quoi. Uriya niwe partner wanjye w'ubuzima, uriya naho niwe partner wa mbere n'uwa nyuma. Umva, je pense que ikintu cya mbere cyaduhuje ari ururimi interna. Kereka nkonse abantu muzabe mujya muri interna niho muzahura n'abantu bazima. No, en fait navuga ko ari amahirwe juste. Nagize amahirwe kuba at the right moment with the right person. Nindi muri interna Kabusunzu apase reka suzi n'abantu bose biga muri apase
nicyo gihe abantu nka Aline Gahongayire bari bariho, Clément, parce que Clément we tuziranye muri Apase, Tonzi wa Alpha niganye nawe, Alpha mugabo wa Tonzi. So urumva abo bose, Mico ucuranga 514, wacuranze Mille Collines, wacuranze Serena. So, bref, karaka epoque twavuye twese twaturutse ahantu hamwe Kabusunzu Apase mu badive. Bon, do ntabwo ndi umudive ariko hari ahantu havuyemo abantu benshi cyane b'abahanzi. Bwa mbere c'était d'abord la communication, et puis après hajemo ikintu cya she's real. Yenda kubwira ko à une époque sinzi aho nakuraga nk'igiceri cyo gufata bisi nkajya Nyamirambo kumusura, mais mu gutaha nka pietina nk'uko bavuga, mon cher nkabura neza n'izo kuntahana. But for so many years hari igihe cyo gutaha cyageraga sinzi aho yakuraga nk'ijana cyangwa 200 akayama. So ntabwo nzi ngo ndi umusitari ngo ufite indirimbo ya hit cyangwa se ngo nkorera amakashi. No, actually she's even richer than me to be honest, parce que voilà, niba ari wowe ufite menshi mugore atayafite nuko urugo rufite ikibazo. But if she's rich, mugore abazi ko nagomba kugufasha kandi famille ikagenda neza. Kuri nge elle sait comment gérer d'une manière générale. Voilà, kuri nge c'était plus facile parce que nahuye n'umuntu wujuje ibyangombwa ariko cyane cyane uri na capable yo parce que l'artiste on a un j'ai un défaut, c'est que je suis peut-être très méticuleux en fait, et voilà, ndi maniaque mu kazi ariko niba nkarimo je suis capable de kwibagira ibindi byose. So that's why you need a partner, someone who can actually be able to actually akakugarura muri focus akavuga okay hari ibi ariko hari na bino. So she actually had all the elements.